Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Ijambo Illuminati rishobora kuba atari ubwa mbere riguye mu matwi yawe. Wumvise kenshi bamwe mu bahanzi, abakinnyi b'amafilme n'abanyapolitike bakomeye bo hirya no hino ku isi basanishwa n'uyu muryango wa Illuminati. Ese Jay-Z aba muri Illuminati? Donald Trump, Katy Perry na Beyonce, abo bose bivugwa ko baba cyangwa bashyigikiye umuryango wa Illuminati. Umuryango w'ibanga bivugwa ko urimo abantu bakomeye cyane kandi bagenzura isi n'abayituye. Niba waba utaranumviseho Illuminati, birashoboka ko waba warabonye ibimenyetso bavuga ko ari ibyayo. Mpande eshatu cyangwa triangle ndetse n'ijisho bita ko ribona byose riboneka mu noti y'idolari rimwe rya Amerika. Mu mashusho y'indirimbo zimwe na zimwe, imirongo imwe n'imwe y'abahanzi igaruka kuri uyu muryango wa Illuminati. Nko mu ndirimbo S&M yari hana, bamwe bagaragaza aho yerekana ko ari umuntu ukomeye muri uwo muryango. Kuki abahanzi bakunda gusetsa bavuga Illuminati? Nitwa Cyprien Ngendahimana. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo David Bramwell avuga ko muri make ari ugusetsa nyine abahanzi baba basetsa. Hari benshi ariko batwarwa kandi bakemera inkuru zabo bahanzi. David Bramwell avuga ko yibuka neza igihuha cyakwiriye mu mwaka wa 1966 ko Paul McCartney wo mu itsinda rya The Beatles ryari rigezweho cyane icyo gihe yapfuye mu mpanuka y'imodoka atashye. Icyo gihuha cyavuga ko yahise asimburwa n'umu DJ wo muri Canada basa neza wahise yiga vuba kuririmba no gucuranga gitari nka Paul McCartney. David Bramwell avuga ko Paul McCartney ubwo atigeze ahakana icyo gihuha. Kimwe na McCartney, Jay-Z, Beyonce cyangwa Rihanna n'abandi nabo ngo ntibajye bahakana ibyo bivugwa, by'umwihariko ibibavugwaho bo ubwabo. Ubundi Illuminati koko wari umuryango w'ibanga wo muri leta ya Bavaria mu Budage hari mu kinyejana cya 18. Abawugize barwanyaga imigenzo yose, amategeko y'amadini ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Banditse igitabo cy'itegeko ryabo ko intego yabo ari uguhagarika ibikorwa byose bibangamira abantu, bakabaho nta kibagenga cyangwa ikibagenzura na kimwe ku isi. Ntabwo babigezeho ariko, kandi uwo muryango wabo ntaho uhuriye na Illuminati ivuga uyu munsi nk'uko David Bramwell abivuga. Igitekerezo cyayo kiriho ubu nuko hari abemeza ko urugomo cyangwa violence n'ituze byose ari bimwe. Bamwe mu babyemera batyo n'abitwa Discordian Movement bashinzwe mu mwaka wa 1965 mu biro by'ubutegetsi muri leta ya Texas yo muri leta z'ubumwe za Amerika. Greg Hill na Kerry Thornley ni abahungu babiri bigaga kaminuza bakoze inyandiko zo gushinga uwo muryango wabo mu buryo bwemewe. Izo nyandiko zabo zishimangira ko urugomo narwo ari ingenzi kimwe n'ituze. Mu myaka ya 1960 n'1970 iyo myumvire yaragiye irakwirakwira mu banyeshuri kuko gukwiza ibihuha n'amakuru atari yo byihutaga. Iyo ntego ariko abo bahungu bombi baje kuyihakana nyuma yuko bari batangiye kwamaganirwa kure. Umwanditsi Bramwell avuga ko abo bahungu bombi biyemeje kwandika igitabo kirimo ibyo bitekerezo byose bakita igitabo cy'aba Illuminati. Bo batekerezaga ko byaba ari ibintu bishimishije gukwirakwiza urugomo n'amakuru y'ibinyoma ku bushake ku cyitwa Illuminati, kandi babigezeho bandika inkuru zinyuranye bahaga ibinyamakuru bitandukanye. Bandikaga inyandiko nyinshi bitiriye abantu batabaho bavuga ko Illuminati atari ukuri cyangwa ari ukuri cyangwa hari abayishidikanyaho. Icy'ingenzi kuri bo cyari ukugira ngo icyo kiganiro kuri Illuminati buri wese agomba kugikomeza kandi agakomeza kwibaza ikibazo ngo ese koko Illuminati iriho. Igitekerezo cyakwirakwiriye hose ku isi. Igitabo banditse kandi cyarimo ibibazo bimwe nk'ikibazo kibazaga ngo ninde warashe Perezida John F. Kennedy. Nubwo byinshi mu bitekerezo biri mu gitabo cyaba ari ibinyoma, byivangavanze n'amakuru amwe y'ukuri bituma hari ababyemera byose uko byakabaye. Icyo gitabo cyarakunzwe cyane ku buryo cyagezeho gikinwa mu makinamico na sinema. Igitangaje ariko nuko icyo gitabo n'izindi nyandiko nyinshi bandikaga ubu bitakiboneka kuri internet, ariko ibihuha kuri Illuminati byo byarakomeje gukwirakwira uko abantu babiganiraga, bamwe babyemera abandi bakabitangira ibimenyetso batanizeye neza. Abashakashatsi benshi bagiye bashaka amakuru kuri uyu muryango, bose ntibagera ku myanzuro imwe. Bamwe bemeza ko uyu muryango uriho koko kandi urimo abantu b'ibikomerezwa hirya no hino ku isi mu nzego zitandukanye z'ubuzima, haba mu muziki, muri sinema ndetse no muri politike.
gusa amaherezo n'ubundi umwanzuro n'uwawe nk'uko abashakashatsi bamwe bagiye babigaragaza, ni ukwemera ko Illuminati ibaho koko cyangwa ukemera ko itabaho. Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.